Umushyikirano ni inama ariko ibi ifite umugambi wo kugira ngo abaturage bahure na perezida hanyuma bamugezeho ibibazo bafite noneho n'abari hanze babashe kumenya gahunda za leta y'u Rwanda nubwo waba uri mu mahanga ari kumenye ibikorwa mu gihugu cyawe umenye gahunda zihari ibibazo bihari hakanasuzumwa ibyagezweho hakanafatwa izindi ngamba. Iyo initiative ya Ndi Umunyarwanda niyo kongera gusobanura abanyarwanda amateka y'ukuri hanyuma umuntu yamara gusobanukirwa ko ari umunyarwanda mbere yo kuba ikindi cyose bikaba byafasha abanyarwanda kugera ku bumwe n'ubwiyunge burambye kubera ko mu mateka yacu harimo byinshi bitari byiza ariko kubwo kusobanurirwa muri gahunda ya Ndi Umunyarwanda hari byinshi bisobanuka bigatuma umuntu koko yisobanukirwa akamenya ati kumbi burya ndi umunyarwanda mbere yuko ntekereza ibi bindi byose byadutandukanya. Mu magambo make Ndi Umunyarwanda ni initiative igamije gusobanurira abanyarwanda kuba umunyarwanda icyo ari cyo ukagira Rwandan spirit atari ukubyitwa mu irangamuntu gusa ahubwo ukaba ufite muri wowe mu mutima mu bwenge bwawe ufite indangagaciro z'ubwo bunyarwanda. Maze gukurikirana icyo kiganiro nasobanukiwe kuba umunyarwanda icyo ari cyo ubwo kubwo nasobanukiwemo byinshi tugiye mu details ayo mateka byose uko byagiye bigenda nahise numva ko nsobanukiwe bwa mbere nibwo navuga ngo nabisobanukiye bwa mbere icyo kuba umunyarwanda icyo ari cyo menye icyo ndi cyo nsanga koko sinari niyizi hanyuma mfata initiative yo kuvuga ngo nanjye nzabisobanura abandi icyo kuba umunyarwanda icyo ari cyo atari ukubyitirira gusa mu magambo ahubwo ko ugomba kugira izo ndangagaciro za Kinyarwanda.